mu mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda nta bwicanyi bwigeze buba nk'ubwabaye mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi. Iyi jenoside yabaye hagati y'itariki 7 Mata n'enye Nyakanga mu mwaka w'1994. Mu gihe cy'amezi 3 yonyine abantu benshi cyane abatutsi bishwe mu buryo bw'agahomamunwa. Kubu mu Rwanda bagiye kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Nkuko mubizi mu mateka yaranze iki gihugu cy'u Rwanda, jenoside yatangijwe n'ubwicanyi bwabaye nyuma y'impanuka y'indege ya Habyarimana Juvenal. Indege yaguye muri Mata mu mwaka w'1994. Gusa mbere y'uko biba jenoside yari yarateguwe na mbere hose. Jenoside yashenye u Rwanda ku buryo bukomeye cyane, aho abantu basaga miliyoni bari bamaze gupfa mu mezi 3. Hari byinshi byagaragaye mu gihe cya leta y'abitwaga Abahutu, cyane mu mwaka w'1959, aho habaye amacakubiri y'amoko mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Habyarimana Juvenal watangiye kuyobora mu mwaka w'1973. Uyu yabaye umwe mu bashyize imbere politike yo kubangamira abatutsi no kubashyira mu bice by'imiryango itandukanye, ndetse ibitekerezo byo gukora isuku mu gihugu no kwihorera byatangiye gufata indi ntera. Nko mu 1990 ingabo za RDF Inkotanyi, Rwanda Patriotic Front, izi ngabo zari mu gihugu cya Uganda, aho zatangije igikorwa cyo guhagarika jenoside. Ibi byatumye igihugu kiganiraho cyane ku birebana n'ubwoko n'ubuyobozi. Aha niho igitekerezo cyo gutegura jenoside cyagiye gishinga imizi cyane, ndetse hatangira gukorwa n'ibikorwa by'ihungabana, harimo gutegura urutonde rw'abatutsi bazicwa ndetse no gutegura intambara muri rusange. Ibi ntago byigeze bitanga umwuka mwiza mw'icyo gihe, kuko buri wese nibwo yasangaga atangiye kwishisha mugenzi we. Icyizere cyaragiye kirabura mu bantu bamwe na bamwe, cyane imiryango, kugeza aho umuntu yajyaga guhura na mugenzi we yanga bikunda akamwishisha ko agiye kumwica. Byari agaterera nzambe muri mwaka w'amajoro, umwaka w'imyaku, umwaka watumye abantu benshi barira, umwaka watumye amaraso atemba nk'imivo. Uriya mwaka ntuzibagirana, ni uw'1994 tukiriho. Benshi usanga bibaza aho Imana yari iri, usanga mu mvugo bavuga bitewe n'ibintu byari biriho n'urugomo rwabaye n'ubwicanyi ndengakamere, bibazaga aho Imana yabaga yagiye. Benshi babuze imiryango, abandi babura ababyeyi. Tekerezaho umuvandimwe yafataga umuvandimwe mugenzi we bavukana akamwica, akica nyina, nta kindi kibimuteye, ari izina umukoroni yazanye ry'ubwoko, irondabwoko. Nta ibyo bidahagije kandi jenoside yakozwe n'abantu benshi cyane, ariko higanzamo urubyiruko, kuko urubyiruko nirwo rugaragara ko arirwo rufite umubare nyamwinshi wo gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no mu bikorwa byo kwica. Ndetse habayeho gukwirakwiza amacakubiri n'ubushyamirane mu gihugu. Uretse n'iyi nyandiko ya propaganda, habayeho n'iterabwoba n'imvugo z'ibinyoma. Izi nyandiko zafashaga gutegura ibitero by'ubwicanyi mu gihugu. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi hari intwari nyinshi zabayeho zashoboye gukora ibikorwa by'ubutwari. Ibi bikorwa bakoze byagize ingaruka nziza, kuko byatumye bamwe mu batutsi barokoka, ndetse zikaba zarafashije kuburizamo igikorwa cya jenoside. Mwizo ntwari harimo Perezida Paul Kagame. Uyu ni nawe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuri iki gihe, ariko mu gihe cya jenoside yari umwe mu bayobozi ba RDF Inkotanyi. Ni igisirikare cyashakaga guhagarika jenoside no gutabara abatutsi bari kwicwa mw'icyo gihe. Perezida Paul Kagame kandi hamwe n'ingabo za RDF bafashe Kigali tariki ya 4 Nyakanga mu mwaka w'1994. Binjiye Kigali nyuma y'amezi 3 y'ubwicanyi. Bakimara kwinjira bakomeje urugamba rwo kubohora igihugu. Indi ntwari yabaye ni uwitwa Agatha Uwiringiyimana, yari minisitiri w'intebe mu Rwanda mu gihe cya jenoside. Uyu yakoze ibikorwa bitandukanye byo kwirinda jenoside, ariko nyuma yaho igihugu cyari kimaze kugwa mu maboko y'abakora jenoside. Yishwe muri Kamena mu mwaka w'1994 nyuma yo guhungabanywa n'abayobozi b'icyo gihe bariho ku butegetsi. Undi ni Jean Baptiste Gahamanyi. Uyu yari umuyobozi wa Kiliziya Katolike, yabaye intwari ku bw'ubutwari bwe bwo kurinda no gutabara abatutsi batari bake mu gihe cya jenoside. Undi ni Twagirimana Jean Dodier. Uyu yari umwarimu w'intwari mu Rwanda mu gihe cya jenoside. Uyu nawe yarokoye abantu benshi cyane, ariko abenshi ni cyane mu mujyi wa Kigali, aho yafashaga mu guhungabanya ibikorwa by'ubwicanyi. Wenceslas Munyeshyaka. Uyu mugabo yari umuhanuzi muri Kiliziya Katolike mu Rwanda, yagaragaje ubutwari bwo gukuraho abicanyi, ndetse afasha mu bikorwa byo kurinda bamwe mu batutsi mu gihe cya jenoside.
Mu ntwari zabayeho ntitwagenda tutavuze ku banyeshuri b'Inyange, Groupe Scolaire Officiel de Butare. Aba bagaragaje ubutwari mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no mu 1997. Abagizi ba nabi bateye ishuri rya Nyange riri mu karere ka Ngororero. Aba bagizi ba nabi basabye abanyeshuri kwitandukanya ariko bakurikije amoko. Ariko aba banyeshuri baranze, bose bavuga ijambo ko turi Abanyarwanda, mbega ari Abanyarwanda, ntibemera kwitandukanya. Aba bana b'intwari barishwe, bicwa ku buryo bw'agashinyaguro. Kubera iyo myitwarire, aba bagizi ba nabi barabishe, abandi barakomereka ariko ntibigeze bagamburuzwa kubera ubwo butwari bagize. Aba banyeshuri b'Inyange babaye intwari zikomeye, aho ubu ngubu basigaye bibuka mu mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iri shuri ryabereye indiri y'ubutwari, rikomeza kuba isomo rikomeye cyane ku Banyarwanda, rikabereka ko bakwiye guhagarara bwuma mu gushyira imbere ubumwe no gukunda igihugu cyabo. Subscribe na share, like na comment wowe utarabikora, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Si ibi gusa, hari n'andi madocumentary dukora. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ugasura urubuga The Go Media 1, ubundi tukajya tubana. Wowe wanyumvaga, wakoze kubana nanjye, ndagushimiye.